reka nawe Buringuni yabwiye Burikanu ngo ngwino hano ku Ruyenzi ntabonye umukobwa w'icyotara. Reka nawe bambutse Nyabarongo bananiwe barangije bakuramo kubita kamutware jinja barabanza ba boosting imbaraga. Bari bananiwe nawe ngakunga kuno ku Kanyabugabo kabagakubiye. Barakirenza bamaze kukirenza bakubita mawu. Bagisoma kuri mutware bahise bagira umuvuduko w'ingeregere. Put the flash. Sizaru bageze Buringuni aravuga ngo hari ikintu mbonye. Burikanu aravuga ati nicyo magarikirije ko nshaka kwirebera umwana. Ngo umwana nakubwiraga nuriye. Burikanu aravuga ati uriya ntadere murimo wa. Buringuni ati kutarasoma kuri mutware energy drink umukobwa wasaga na Joyeza hinduka nka Mutesi Jori nsomye kuri mutware esitera hinduka Pamela mama we teza amafri reka nawe baze ko nsomye nkabona umwana atangiye kugira nyashinga za Pamela Buringuni asomye ahita avuga ati mani mutware ishora gutuma wa mwana utakunda guhita umukunda Buringuni asomye kuri mutware wa esitera hinduka Jori mama we esitera kibutse Burikanu na Buringuni wari kamba ho babwakiye Burikanu yakomeje kureba esitera umwe yibona ari The Ben undi ari Pamela bakoze ubukwe kumbe Burikanu yasabwira Buringuni ati tugenda umugeni wanjye namubonye bamugeze uruhande kubera ubwoba Burikanu ati ni wowe umutereta Buringuni ati ni wowe umutereta undi ati uyu se cyangwa n'uyu nguyu Burikanu ati Buringuni ugenda utete Buringuni atera imitoma baramwibwira ati genda iyo ndikora Burikanu ati banyita The Ben Pro Max mfite sheni ya $500,000 ati ndagukunda ati ngiye buriya nzi no gubomora esta katira Burikanu akore n'amatu umwana tumuye mutwara ahita tubona nka The Ben kumbi bazanye mutwara umwana araserebura reka nawe umwana akishima natwe nk'abajene twose dutangira kumurya agafoto turavuga ati uyu turamutame iyi mureba ni mutwarira nurira maze kwisoma turavuga ati muti wakoze reka tumwireke dufata pose Burikanu na Buringuni bahinduka Medinadiri yewe we tufata pose umukobwa yatubona ko natwawe Medina The Ben mama we ntago wanywa mutware ngo bazagukatire reka nawe ndebera abakoboye umukobwa yatavuga ati muze mbere kuko tubigenza Burikanu ugiye kuzimya station umukobwa turamuterura reka nawe data watwese uri mwijuru nje imbere yawe rwose nk'ingegera nk'umuhirimbira ufite ibyaha nk'iby'akagurube mwana ndi kumva ngo muri Amerika hari gushya nako ndi kubona muri Amerika ngo hari gushya nabonye ahantu bita muri California hari gushya mana rwose nabonye wahereye ahantu banywa urumogi rwinshi wahereye ku banyabyaha ariko mana ndi kumva imyotsi nanjye byenda kungeraho wanzanye muri Amerika kubera iki iyo uzi ko ugiye kuntwika ntago wategereza nawe mfite ibyaha ukazantwika njiyo ngiye iwawe akanyanga mu mutaranda rero mana niba ugiye no gutwika nyabune gutwika abanyabyaha njyewe nta byaha byinshi mfite bikeya ugirira impuhwe Yesu we ndi kubona imodoka z'abandi ziri gucya nkabona amazu y'abandi ari gucya bagahunga abana bakirukanka ibyo mberuka babivuga muri Bibiliya ngo byabaye muri Sodomu na Gomora rero mana nje mugashamba nako mugashamba ka Sinowi niba ari ugutwika rwose uzantwike ngezi wawe mw'izina rya Yesu